Ese urwango rwa Iran na Israel rufite inkomoko mu bitabo bitagatifu? Ese bigeze kumvikana? Ni iki Bibiliya na Korani bibivugaho? Bibiliya igena imyumvire y'Abayahudi ivuga ko buriya butaka ari umurage w'iteka w'Abayahudi ari bo Bayisiraheli, mu gihe Korani igena imyumvire y'Abayisilamu ivuga ko ari ubutaka bw'abahanuzi bugengwa n'abumvira Imana ari bo Bayisilamu nyine. Bibiliya kandi ivuga ko Yerusalemu ari wo murwa mukuru w'ingoma ya Dawidi n'urusengero, ariko Korani ku rundi ruhande ikavuga ko ari ahantu hafite umugisha aho intumwa Muhammad yazamukiye ijya mu ijuru. Bibiliya kandi ikavuga ko isezerano ryanyuze kuri Isaka umuhungu wa Aburahamu akaba sekuruza w'Abayahudi. Ku rundi ruhande Korani igena imyumvire y'Abayisilamu ikavuga ko isezerano ryanyuze kuri Ishimayeli sekuru w'Abarabu. Ukuri ni ukuhe? Reka twinjire mu mateka. Wowe ntiza umwanya muto tubivugeho tubihereye mu mizi. Niba utarakora subscribe bikore ntujye ucikwa. Aha ni ku ijambo ry'ubwenge by M4, Gendi Modeste M4. Ngo haye ikaze. Amateka y'ukuntu ubutaka bwa Israel n'ubwa Palestine byagabanyijwe ni urusobe rw'ibyabaye mu binyejana bya 19 na 20. Bifitanye isano n'amateka y'idini, politiki y'isi n'intambara zikomeye. Dore incamake y'uko byagenze n'abari babirimo. Dutangiriye kuri movement ya Siyoni cyangwa se Zionism movement mu mpera z'ikinyejana cya 19. Abayahudi bari barajyanywe mu bihugu by'i Burayi batangiye kumva bakeneye igihugu cyabo kubera gutotezwa. Batangiye gahunda yo gusubira mu gace k'i Palestina, icyo gihe kari mu maboko y'ubwami bwa Ottomani, ubu bwahindutse Turukiya. Akaba ariko gace bafataga nka gakondo yabo mu bihe byo muri Bibiliya. Hakurikiyeho itangazo rya Balfour Declaration mu 1917. Uyu niwo wabaye umusingi wa mbere ukomeye wa politiki. Mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza Arthur Balfour yanditse ibaruwa avuga ko Ubwongereza bushyigikiye ko Palestina hashyirwa urugo rw'igihugu rw'Abayahudi, Jewish National Home. Nyuma y'uko Ubwongereza bwatsinze ubwami bwa Ottomani, bwahawe inshingano yo kuyobora Palestina n'umuryango w'ibihugu League of Nations mu cyiswe British Mandate mu 1920 kugera 1948. Muri iki gihe Abayahudi benshi bimukiye muri ako gace, bitera amakimbirane akomeye n'Abarabu bari bahatuye kuva kera. Bigeze nyuma y'intambara ya kabiri y'isi n'iyicwa ry'Abayahudi mu cyiswe Holocaust, amahanga yumvise ko Abayahudi bakeneye igihugu. Umuryango w'abibumbye UN wemeje umwanzuro w'181 UN Partition Plan mu 1947 guteganya ko Palestine igabanywamo ibice bibiri. Hagomba kugabanywamo leta y'Abayahudi ikitwa Israel na leta y'Abarabu ikitwa Palestine. Yerusalemu yagombaga kugumaho nka zone mpuzamahanga, International City. Intambara mu 1948 n'iyitwa Nakba. Abayahudi bemeye uwo mugambi, ariko Abarabu n'ibihugu bibashyigikiye nka Misiri, Yorodaniya, Siriya n'ibindi barawanga. Intambara yararose, Israel itsinda urugamba maze yigarurira ubutaka burenga 50% bw'ubwo yari yahawe na UN, aha hari mu 1948. Icyo gihe Abanyepalestina babarirwa mu 700,000 bahunze ibyo bita Nakba cyangwa se icyago. Yorodaniya yigaruriye West Bank, naho Misiri yigarurira Gaza. Mu 1967 Israel yongeye kurwana n'ibihugu by'Abarabu mu ntambara yiswe intambara y'iminsi 6, maze yigarurira ubutaka bwose bwari busigaye, aribwo West Bank, Gaza Strip, East Jerusalem ndetse n'imisozi ya Golani muri Siriya n'ubutaka bwa Sinayi mu Misiri. Ibi nibyo byatumye ubutaka bwose bwari buzwi nka Palestina bujya mu maboko ya Israel.
dore abagize uruhare runini muri ibyo byose. Key players: Theodor Herzl, umunyamakuru w'umuyahudi ufatwa nka se wa Zionisme, niwe washyigikiye kandi ashishikariza abayahudi gushaka igihugu. Ku mwanya wa kabiri hari leta y'Ubwongereza, aribwo bwatanze itangazo rya Balfour kandi bukagenga ako gace mu myaka ya 30. Ku mwanya wa gatatu hari umuryango w'abibumbye ari wo UN, wemeje ko ubutaka bugabanywamo kabiri mu 1947. Ku mwanya wa kane hari David Ben Gurion, watangaje ubwigenge bwa Israel mu 1948 kandi akaba minisitiri w'intebe wa mbere wa Israel. Ku mwanya wa gatanu hari ibihugu by'Abarabu bimwe byanze umugambi wo kugabanya ubutaka, bigatuma habaho intambara zahinduye imbibi z'ubutaka kugeza uyu munsi. Reka tugaruke by'umwihariko ku itora rya UN mu 1947, The Partition Plan. Igihe umuryango w'abibumbye watoraga umwanzuro w'181 wo kugabanya Palestina kabiri, leta y'Abayahudi n'iy'Abarabu, Iran yari imwe mu bihugu 13 byatoye binyuranyije n'uwo mugambi. Iran yavugaga ko kugabanya ubutaka bizateza intambara n'akavuyo katarimo amahoro mu burasirazuba bwo hagati. Ntabwo yashakaga ko habaho ibihugu bibiri bitandukanye, ahubwo yari yatanze igitekerezo cy'uko habaho igihugu kimwe cy'ubumwe, Federal State, aho Abayahudi n'Abarabu babana mu gihugu kimwe, ariko buri ruhande rwifitemo ubutegetsi bwite ari bwo autonomy, ariko bafite inteko ishinga amategeko imwe n'umurwa mukuru umwe wa Yerusalemu. Uyu mugambi ntabwo wigeze wemezwa, ahubwo bagendeye ku cyemezo cyo kugabanya Palestina mo kabiri. Nyuma y'ishingwa rya Israel mu 1948 kugera mu 1979, nubwo Iran yari yaranze ko Israel ishingwa, nyuma yaje guhindura imyitwarire bitewe n'inyungu za politiki. Ubuhamya bwa de facto mu 1950 bugaragaza ko Iran yayoborwaga icyo gihe na Shah Mohammad Reza Pahlavi yaje kwemera Israel nk'igihugu gihari, ariko ntiyabyemeza ku buryo bwuzuye bwa diplomasi, ahubwo ibihugu byombi bitangira kujya bigirana ubufatanye bw'ibanga. Muri icyo gihe cya Shah, Iran na Israel byari inshuti z'akadasohoka, basangiraga amakuru y'ubutasi binyuze mu bigo byabo by'ubutasi bya Mossad na Savak. Israel kandi yagurishaga intwaro n'ikoranabuhanga muri Iran, kuko byose byari inshuti za Amerika kandi bikaba byaratinyaga ubumwe bw'Abarabu, Pan-Arabisme, bwayoborwaga na Misiri. Ibi byose byahindutse mu 1979 ubwo muri Iran habaga impinduramatwara ya Kiyisilamu, Islamic Revolution. Ayatollah Khomeini yahise akata umubano wose na Israel, ayita Little Satan cyangwa se shitani ntoya, naho Amerika akayita Great Satan. Kuva icyo gihe Iran yahise ihinduka umwanzi ukomeye wa Israel, itangira gushyigikira imitwe nka Hezbollah na Hamas igamije gusenya Israel. Igitangaje nuko mu bitabo bitagatifu abaperesi aribo banya-Iran b'uyu munsi bavugwa neza cyane. Nko muri Bibiliya, umwami w'Ubuperesi Koreshi, Cyrus the Great, afatwa nk'intwari y'Abayahudi. Niwe wayoboye Abayahudi bari barajyanywe mu bunyagi Babuloni, kandi abafasha kubaka urusengero rwabo i Yerusalemu. Mu mateka ya kera Abayahudi n'Abaperesi babanye mu mahoro imyaka ibihumbi. Nta hantu na hamwe mu bitabo bitagatifu handitse ko Abaperesi n'Abayahudi bagombaga kwangana. N'ubundi byose byatangiye mu 1979 nyuma y'impinduramatwara ya Kiyisilamu muri Iran, nk'uko twabivuze haruguru. Iran bishaka kuba umuyobozi w'akarere k'iburasirazuba bwo hagati, na Israel ikabona ko Iran ari ikibazo ku mutekano wayo, cyane cyane kubera gahunda yayo yo gukora ibitwaro kirimbuzi, nuclear program. Ese imyemerere y'ibivugaho iki? Bibiliya ifite uruhare runini cyane mu buryo abantu babona ubu butaka, kuko ku Bayahudi n'Abayisilamu ubu butaka bufatwa nk'ubutaka bw'isezerano. Duhereye ku isezerano rya Aburahamu mu itangiriro ibice 12 igihe 15 n'icya 17, Bibiliya ivuga ko Imana yahamagaye Aburahamu ikamubwira kuva mu gihugu cy'Abakarudaya ikamujyana mu gihugu cya Kanani. Imana imusezeranya iti, ubutaka bwose ubona nzabuguha wowe n'urubyaro rwawe,
ruzagukurikira bube gakondo yanyu iteka ryose. Ibi biri mu Itangiriro ibice 17 ku murongo wa 8. Iri sezerano ryaje kwimurirwa ku muhungu we Isaka n'umwuzukuru we Yakobo waje kwitwa Isirayeli. Aha rero naho hakavuka ikibazo gikomeye kuko Irani yo si kwibibona. Reka tugereranye Bibiliya igena imyemerere y'Abayahudi na Korani igena imyemerere y'Abayisilamu ishingirwaho na leta ya Irani bigaragaza. Bibiliya ntagatifu mu gitabo cy'Intangiriro ku mutwe wa 22 umurongo wa 1-3 haranditse hati: nyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramubwira iti Aburahamu, arayisubiza ati ndi hano. Imana iti fata umwana wawe w'ikinege ukunda Izaki, uje mu karere ka Moriya, nuhagera uzamutambeho igitambo gitwikwa ku musozi nzakwereka. Aburahamu arazinduka yahasa inkwi z'igitambo gitwikwa, ategura indogobe ye, nuko aragenda hamwe n'abagaragu be babiri na Izaki umwana we w'umuhungu, berekeza mu karere Imana yari yamubwiye. Mwakira ijambo ry'Imana ku ijambo ry'ubwenge ba M4. Muri Korani ho handitse ko nko kuri sura ya 37 ku murongo w'101 sura Asafat haranditse hati: Nyagasani nyandurira umwana uturuka mu bakiranutsi, nuko tumuha inkuru nziza yuko azabyara umuhungu ugira kwihangana kwinshi. Muri sura ya 37 ku murongo w'102 ho haranditse hati: nuko uwo mwana amaze kugera mu kigero cyo gufasha se mu mirimo, Aburahamu aramubwira ati mwana wanjye, mu by'ukuri nabonye mu nzozi ko ngutambaho igitambo, none reba icyo ubibonaho. Umwana aramusubiza ati data, kora icyo utegetswe, Imana ikubashisha uransanga mu bamanyi bivuga bihangana. Aha birumvikana rero ko buri wese ari Irani cyangwa Israel afite icyo ashingiraho yemeza ko ubutaka ari ubwe, ko ari isezerano rye. Bati isezerano ryahawe Ishimayeli, abo ni Abarabu, ariko nanone Abanya-Israeli bati ryahawe Izaki. Bibiliya kandi isobanura imbibi z'ubutaka Imana yasezeranyije Aburahamu ku buryo bwagutse cyane mu Itangiriro umutwe wa 15 umurongo wa 18. Reka turebe uko handitse. Uwo munsi Uwiteka asezerana na Aburahamu isezerano, aramubwira ati urubyaro rwawe ndohaye iki gihugu, kuva ku ruzi rwa Egiputa kugera ku ruzi rukomeye rwa Taratibu cyangwa se Efurati. Bibiliya ivuga uburyo Abayisiraheli barabashumba mu Misiri, maze Imana ikababohoza ikoresheje Musa. Nyuma y'imyaka 40 mu butayu, Yosuwa niwe wabinjije mu gihugu cya Kanani. Bibiliya ivuga ko Abayisiraheli batsinze amahanga yari atuye muri Kanani, ariyo Abamori, Abayebusi, Abahiti n'abandi, kugira ngo bature ubu butaka Imana yari yarabasezeranyije. Muri Bibiliya ubutaka bwageze ku ntego yabwo ikomeye ku ngoma y'umwami Dawidi n'umuhungu we Salomo. Dawidi niwe wafashe Yerusalemu ayigira umurwa mukuru. Mu gihe Salomo we yubatse urusengero rwa mbere i Yerusalemu, ari rwo tempo, rwari ihuriro ry'idini n'ubutegetsi. Bibiliya ivuga kandi ko gutura ubu butaka byari bifite amashira k'inyoma, aho Imana yababwiye ko nibareka kuyiyoboka bakunama imbere y'ibigirwamana zabaha ibihano, ikabatatanya mu mahanga. Ibi wabisanga mu Balevi ku mutwe wa 26 ku murongo wa 33. Ibi nibyo byabaye ubwo bajyanwaga mu bunyage i Babuloni mu myaka ya 586 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo cyangwa Yesu Kristo, no mu gihe cy'Abanyaroma nyuma ya Yesu. Nanone mu myaka ya 70 byatumye Abayisiraheli batatanywa mu isi yose. Abahanuzi benshi muri Bibiliya nka Ezekiya na Izayi bahanuye ko Imana izongera ikabegeranya, ikabagarura mu butaka ku butaka bwabo bwite mu minsi y'imperuka. Ezekiyeli umutwe wa 36 umurongo wa 24 haranditse ati: kuko nzabakura mu mahanga nkabegeranya mbakuye mu bihugu byose, nkabagarura mu gihugu cyanyu. Ibi bivugwa muri Bibiliya nibyo byashingiweho imyumvire ya Zionisme, ko Abayahudi bafite uburenganzira bw'Imana ku butaka bwabo.
Urundi ruhande abanyepalestina cyane cyane abayisilamu nabo bafite imyumvire yabo ko Korani ivuga kuri ubu butaka cyane cyane ya Al-Aqsa i Yerusalemu. Bituma aya makimbirane aba idini n'ububasha bw'Imana aho kuba y'ubutaka gusa. Muri Isilamu ubutaka nabwo bufite agaciro gakomeye cyane bushingiye muri Korani ivuga cyane bushingiye muri Korani n'imvugo z'intumwa Muhammad. Isilamu ntabwo ibona ubu butaka nka gakondo y'ubwoko bumwe gusa nk'uko abayisiraheli babibona, ahubwo yo ibona ko ubu butaka ari ubutaka bwera, al-ardi al-muqaddasa, bufite amateka y'abahanuzi bose. Dore ingingo z'ingenzi Korani n'amateka ya Isilamu bivuga. Urugero rwa Al-Isra wal Miraj, Surah Al-Isra 17 ku murongo wa mbere. Iyi niyo ngingo ikomeye yomatanya Isilamu na Yerusalemu, Al-Quds. Korani ivuga urusengero. Korani ivuga ku rugendo rwa nijoro rw'intumwa Muhammad. Icyubahiro n'ubusugirane iby'Imana yajyanye umugaragu wayo Muhammad nijoro ikamukura ku musigiti Maka ikamugeza mu musigiti wa Al-Aqsa i Yerusalemu, uwo twahaye umugisha mu nkengero zawo. Muri Isilamu uyu musigiti wa Al-Aqsa ufatwa nk'aho intumwa Muhammad yanyuze ajya mu ijuru, Miraj, akaba ari naho yayoboye mu masengesho y'abahanuzi bose babayeho mbere ye. Kibra ya mbere cyangwa cyerekezo cy'amasengesho. Mbere y'uko abayisilamu batangira kureba Imaka basenga cyangwa se Kaba, icyerekezo cyabo cya mbere cyari Yerusalemu. Ibi bituma ubutaka buba bwa gatatu butagatifu muri Isilamu nyuma y'Imaka ni Madina. Ubutaka bw'abahanuzi al-ardi al-muqaddasa. Korani ivuga kenshi ko ubu butaka bwa Palestina nk'ubutaka bwahawe umugisha Aburahamu cyangwa Ibrahim, nawe akaba afatwa nka se w'abayisilamu Hanif, akaba ariwe wubatse umusigiti w'ukwemera Imana imwe muri ubwo butaka. Korani kandi ivuga uburyo Musa yabwiye abayisiraheli kwinjira mu butaka butagatifu Imana yabageneye. Ibyo biri muri Surah Al-Maida ya 5 ku murongo wa 21. Sulayimani cyangwa se Salomo hamwe na Dawudi muri Isilamu bafatwa nk'abahanuzi bakomeye b'Imana n'abami bayoboye ubu butaka mu kuri. Isilamu yemera ko Imana yahaye abayisiraheli ubu butaka kera, ariko ikavuga ko ubwo burenganzira bwari bushingiye ku kumvira Imana. Korani ivuga ko igihe abayisiraheli bafataga nabi abahanuzi bakareka n'amategeko y'Imana, batakaje uwo mugisha wo kuba abaturage n'abarinzi b'ubwo butaka. Ku banyepalestina n'abayisilamu babona ko ubu butaka uba ari wakfa, bugomba kurindwa n'abayisilamu kugeza ku munsi w'imperuka. Impamvu batanga ni uko aribo bumvira Imana mu gihe abayisiraheli babutakaje. Umujyi wa Yerusalemu uzwi nka Al-Quds mu Cyarabu cyangwa Yerushalayimu mu Giheburayo, niryo pfundo ry'amakimbirane, ufatwa nk'umutima w'isi mu madini atatu akomeye, Abayahudi, Abakristo n'Abayisilamu, kandi buri ruhande ruwushaka nk'umurwa mukuru warwo udasangirwa n'undi wari we wese. Reka tugaruke ku gato ku masezerano ya Oslo Accords. Aya masezerano niyo yari icyizere gikomeye kurusha ibindi byose, kuko yizeweho gukemura aya makimbirane binyuze mu mahoro. Yatangiye mu muhezi Oslo muri Norvege, maze ashyirwa mu bikorwa mu 1993 n'1995. Dore uko byagenze n'icyo yari agamije. Aya masezerano yagizwemo uruhare n'abayobozi babiri bahoze ari abanzi. Uwa mbere yari Yitzhak Rabin, akaba minisitiri w'intebe wa Israeli. Uwa kabiri yari Yasser Arafat, umuyobozi w'umuryango wa PLO, Palestine Liberation Organization.
Bill Clinton wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagarariye ishyirwaho ry'umukono i Washington DC. Intego y'ayo masezerano yari two state solution, ibihugu bibiri bibana mu mahoro. Israel yemeye ko Palestine Liberation Organization PLO ariyo muhagararizi wemewe w'abanyepalestina. PLO yemera gukura mu mategeko yayo ingingo yavugaga ko Israel igomba kurimburwa, yemera uburenganzira bwa Israel bwo kubaho. Hashyizweho leta ya Palestina, Palestine Authority PA, ngo iyobore by'agateganyo muri West Bank na Gaza mu gihe cy'imyaka 5, mu gihe hagishakishwa umwanzuro wa nyuma. Icyo gihe West Bank yagabanyijwe mu bice bitatu, Area A, Area B na Area C, n'uyu munsi bikiriho. Aya masezerano yagenaga ko Area A yagombaga kuyoborwa n'abanyepalestina mu buryo bwose, umutekano n'ubutegetsi, mu gihe yagennye ko Area B ubutegetsi bwayo bwahawe abanyepalestina ariko umutekano ugasangirwa na Israel. Area C amasezerano yagennye ko igenzurwa n'ubutegetsi n'igisirikare cya Israel. Aha niho hari imidugudu y'abayahudi cyangwa se settlements. Kuki aya masezerano atageze ku ntego yayo? Nubwo amasezerano yatangaga icyizere, yaje gusenyuka kubera impamvu zikomeye. Mu 1995 umuyahudi wiswe w'iterabwoba utarashakaga amahoro yishe minisitiri w'intebe Yitzhak Rabin, bituma inzira y'amahoro ikomwa mu nkokora. Israel nayo yakomeje kubaka imidugudu y'abayahudi muri West Bank ariyo Area C, bituma abanyepalestina bumva ko ubutaka bwabo buri kunyagwa. Imitwe nka Hamas n'indi ntiyemeye aya masezerano yagiye itangiza ibitero by'amabombe muri Israel. Hari kandi ibibazo bitigeze bikemuka nk'imbibi za nyuma, icyerekezo cya Yerusalemu n'uburenganzira bw'impunzi z'abanyepalestina zo gusubira mu byabo. Ibi byose bituma uyu munsi aya masezerano afatwa nk'ayapfuye. Urwango ruri hagati y'impande zombi si urw'uburyo bumwe, ahubwo ni urusobe rw'ibintu byagiye byiyongera uko imyaka ishira. Hari impamvu eshatu z'ingenzi zatumye uru rwango ruzamuka kugeza uyu munsi. Impamvu ya mbere ni intambara y'ubutaka n'amadini, identity and territory. Iki nicyo kintu cy'ibanze. Impande zombi zirwanira ubutaka bumwe kandi buri ruhande rufite imyumvire y'uko ari ubwarwo. Abayahudi babona ubwo butaka nka gakondo yabo bahawe n'Imana, eretse Israel, kandi ariho honyine bashobora kugira umutekano nyuma yo gutotezwa mu binyejana byinshi. Abanyepalestina bo bakabona ubwo butaka nka gakondo yabo batuyeho mu binyejana byinshi mbere y'uko Israel ishingwa mu 1948, bakabona ko barimo kwamburwa ibyabo n'abimukira babifashijwemo n'abanyamahanga. Icya kabiri ni ibikomere by'amateka, historical trauma. Buri ruhande rufite igikomere kidakira cyanditswe mu mateka yarwo. Nakiba 1948, ku banyepalestina gucibwa mu byabo no guhungira mu bindi bihugu bakaba impunzi ni igikomere gihora kibashishikariza kwanga Israel no gushaka kuyihoreraho. Holocaust na pogroms, ku bayahudi amateka yo kwicwa n'abazungu b'i Burayi n'ibitero by'abarabu byatumye bagira imyumvire y'uko batazongera kwemera gutsimburwa, bituma bakoresha ingufu z'umurengera mu kwirinda ibyo abanyepalestina babakangisha. Icya gatatu ni imidugudu cyangwa settlement n'igenzura rya gisirikare. Nyuma y'intambara y'1967, Israel yatangiye kubaka imidugudu y'abayahudi mu butaka bwa West Bank, aho abanyepalestina bashakaga kugira igihugu cyabo. Ibi bituma abanyepalestina babona ko Israel idashaka amahoro, ikaba idakwiriye no kugira igisirikare. Ikibazo gikomeye kurusha ibindi ariko kiri ku gasozi gato kari muri Yerusalemu y'Iburasirazuba, aho amadini birahurira mu buryo bugeretse. Hejuru hari Al-Haram Al-Sharif, Temple Mount, umusigiti wa Al-Aqsa n'urusengero rwa Dome of the Rock rufite igisenge cy'izahabu. Ku bayisilamu uyu ni wo mwanya wa gatatu mutagatifu ku isi nyuma y'Imaka n'i Madina.
hasi hari the Western Wall cyangwa se urukuta rw'amaganya, rukaba urukuta rwasigaye ku rusengero rwa kabiri rw'abayahudi rwasenywe n'abanyeroma, akaba aricyo kintu gitagatifu abayahudi bafite bashobora gusengeraho. Kuki bitera imvururu? Iyo abayahudi bagerageje kujya gusengera hejuru aho ku musigiti, abayisilamu babibona nk'ubushotoranyi no gushaka kuhigarurira, bigahita bikongeza imvururu mu gace kose n'intambara muri Gaza. Israel ivuga ko Yerusalemu ari umurwa mukuru wayo utavangiye kandi udashobora kugabanywa. Mu 1980 yashyizeho itegeko ryemeza ibi nubwo amahanga menshi atabyemeye. Abanyepalestina bashaka ko Yerusalemu y'Iburasirazuba, East Jerusalem, iba umurwa mukuru w'igihugu cyabo kizaza. Babona ko kwigarurira umujyi kwa Israel ari ukurenga ku mategeko mpuzamahanga. Twavuze ku Bayahudi n'Abayisilamu cyangwa se Abanya-Irani, reka tugaruke gato no ku Bakristo. Nubwo amakimbirane menshi ari hagati y'Abayahudi n'Abayisilamu, Abakristo nabo bafite ijambo rikomeye muri Yerusalemu. No hari urusengero rwa Holy Sepulchre, aho bemera ko Yezu cyangwa Yesu yabambiwe agashyingurwa akanazukira. Ibi bituma amahanga, Uburayi na Amerika agira inyungu zikomeye mu buryo uyu mujyi ucungwa. Muri make, urwango rw'ibi bihugu ruzamurwa nuko buri ruhande rwumva ko urundi ari ikibazo kirubangamiye, existential threat. Uko intambara ziba hagapfa abasivili, niko urwango rurushaho kwiyongera. Namwe bakomeza kudukurikira no kudushyigikira bikadutera imbaraga. Bye.